cyumweru zanasuye urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Ni inkuru ya Kwizera Bosco ariko tugezweho na Leonsi Kanzayire. Visi Perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena mu gihugu cy'Ubushinwa Zeng Jiabang n'itsinda yoboye ry'abantu 14 bari mu ruzinduko rw'iminsi 3 mu Rwanda kuri iki cyumweru basuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali ruri ku Gisozi. Yunamiye inzirakarengane zihashyinguwe ndetse anashyira indabo ku mva ziruhukiyemo imibiri isaga 250 by'abatutsi bishwe mu gihe cya jenoside. Nyuma yo gusura ibice bigaragaza amateka y'u Rwanda, yanditse mu gitabo cy'abashyitsi ko ubumwe n'imibanire myiza y'abanyarwanda ari byo musingi w'iterambere ry'igihugu. Senateri Michel Rugema wari kumwe n'aba bashyitsi bwo basuragura urwibutso yagaragaje ko kimwe mu byatumye basura u Rwanda ari ukubera umubano w'ibihugu byombi u Rwanda n'Ubushinwa ugaragarira no mu mikoranire y'inteko zishinga amategeko. Visi Perezida aje gusura u Rwanda n'inteko cyane Sena mu rwego rwo guteza imbere umubano hagati y'ibihugu byacu byombi n'inteko zacu zombi. Ariko cyane by'umwihariko ejo afite igikorwa cyo kuzashyikiriza leta y'u Rwanda inyubako yubatswe ku nkunga y'Abashinwa iri kuri primature. Dufitanye umubano w'ubucuti ukomeye. Umwaka ushize Sena abasenateri basuye inteko y'Ubushinwa, basuye ibikorwa by'iterambere bitandukanye, bagirana ibiganiro. None ubungubu nk'uko ubibona na nyuma yaho na perezida w'inteko y'Ubushinwa nawe yaje gusura iki gihugu, asura ibikorwa bitandukanye by'iterambere cyane Ubushinwa bifitemo uruhare, na n'ubu rero niko bimeze. Dufitanye umubano mwiza cyane. Zeng Jiabang n'itsinda yoboye bakiriwe kandi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri village Urugwiro, bakaba bari baherekejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Richard Sezibera ndetse na Perezida wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza. Urakoze mu ijambo rya mbere yavugiye kuri televiziyo y'igihugu cye kuva yafata ubutegetsi, General Buderi Fata Ali Borane uyoboye inzibacyuho ngubu yatangaje ko mu gihe cy'icyumweru inama nkuru ya gisirikare ngo izaba bamaze gusubiza icyifuzo cy'abaturage basaba ko ubutegetsi buvanwa mu ntoki z'abasirikare bugahabwa abasivile kandi n'igifitanye isano cyose n'ubutegetsi bwa Bashiri kikagendana nawe. Hagati aho kandi leta ziyunze z'Abarabu n'igihugu cya Arabia Saudite bahaye inkunga ya miliyari 3 z'amadolari y'Amerika igihugu cya Sudani ngo abafashe kwiyubaka muri iki gihe cy'inzibacyuho barimo. Igihugu cya Sri Lanka bombe bigera ku 8 ahantu hanyuranye by'umwihariko mu murwa mukuru Colombo. Ubu harabarurwa abarenga 200 bahaburiye ubuzima barimo n'abanyamahanga bari muri icyo gihugu. Abandi barenga 450 bakomeretse nk'uko byatangajwe n'abashinzwe umutekano bo muri icyo gihugu. Bimwe muri ibyo bitero ngo byagabwe kuri za Kiliziya Gatolika ubwo abakristo bari mu misa ya Pasika, ibindi biturikirizwa muri za hoteli zigera muri 3 ahari hakoraniye abatari bakeya. Uretse mu murwa mukuru Colombo, ibyo bitero ngo byanibasiye n'indi mijyi ibiri yo muri icyo gihugu ariyo Negombo uri mu burengerazuba n'uwa Batikaloa uri mu burasirazuba. Kugeza ubu nta urabyigamba cyakora hamaze gutabwa muri yombi abantu 7 bikekwa ko bari inyuma y'ibyo bitero. Hagati aho kandi ubuyobozi bwa Sri Lanka bwashyize ibi bidasanzwe by'umukwabo mu gihugu hose kugeza igihe ituze rizagarukira. Hagati aho kandi n'imbuga nkoranyambaga zabaye zivanyweho mu rwego rw'umutekano no kwirinda ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibihuha muri icyo gihugu. Gikristo amaraso n'amazi byavuye mu rubavu rwa Yesu Kristo nibyo gatukisha ibyaha yemwe indwara n'izindi ntimba zitandukanye. Gusa abahanga mu by'ubuzima wabo ubundi babisobanura aho bavuga ko ibyo bishoboka rwose mu mubiri w'umuntu, aho amaraso n'amazi byabamo kandi nta n'igitangaza kibayeho. Wenda reka twigarukire ku icumu ryacu ritagatifu, icumu ryatewe Yesu Kristo mu rubavu. Of all the treasures of the museum, including the spear. They were placed in safekeeping in an underground bunker. But a number of
conspiracy theorists writing on the subject of the Nazis and the occult go much further. nk'uko bisobanurwa n'abahanga batandukanye mu menyamana byo tewolojiya, umusirikare wateye Yesu Kristo icumu mu Rubavu amazina ye ni Longinusi cyangwa se Longine, akaba yari umusirikare uyoboye itsinda ry'abasirikare 100 mu ngabo za Pilato. Uyu Longinusi we yari afite inararibonye mu kwica urubozo, aho shebuja Pilato yamaze guciraho iteka ryo gupfa. Ariko ngo Longinusi yaje kugira ikibazo cy'uburwayi apfa ijisho, ibi ngo byamuteye ubusembwa butashoboraga gutuma aguma kuba mu mugabo. Ariko nanone bitewe n'uko shebuja Pilato yamwemeraga nk'umusirikare ufite uburambe, yewe akaba yari azi kubabaza cyane abantu, yabonaga kumutakaza mu ngabo ze yaba ahombye cyane. Niko kumuhindurira inshingano amuvana mu mutwe yakoreragamo, bakamujyana kuvugura ibikorwa byo ku musozi wa Golgota, inyabihanga umusozi wicirwaga abamaze guhabwa igihano cyangwa urupfu cyo ku musaraba. Abicirwaga kuri uyu musozi ngo babaga ari abagome bagombaga kwicwa urupfu rw'agashinyaguro, kuko ngo bavugaga ko banzwe n'Imana ndetse n'isi, akaba ariyo mpamvu bababambaga ku musaraba ngo bitandukanye n'isi n'ijuru. Aha kuri uyu musozi kandi niho Yesu Kristo yabambwe. Nk'uko yari abimenyereye mu kubabaza abantu kwe, umusirikare Longinusi yategetse ko bavuna amaguru abari babambwe na Yesu Kristo ngo bapfe vuba, kuko by'umwihariko isabato yari yegereje. Ariko bagiye kugera kuri Yesu Kristo basanga we yapfuye batamuvunnye amaguru. Ibi byarakaje Longinusi kuba Yesu Kristo yaratanze batamuvunnye amaguru, n'uburakari bwinshi niko kumutera icumu mu Rubavu agira ngo arebe koko ko yapfuye. N'amaraso, ariko ngo ibi byabereye Longinusi umugisha, kuko amazi avanze n'amaraso byaguye kuri rya jisho ryari rihumye rirahumuka. Nuko ibyishimo biramusaga, maze yemera gukizwa, maze ahinduka umwe mu bahamye muri Yesu Kristo. Iri cumu Longinusi yakoresheje ashinyaguza urubavu rwa Yesu Kristo ngo ryaje gufatwa nk'icumu ridasanzwe, ndetse abami n'abami benshi barifataga nk'ikirango cy'ububasha butangaje, bakoreshaga berekana ko ubwami bwabo bukomeye. Iri cumu ryatewe Yesu Kristo mu Rubavu bivuga ko ryafashwe kandi nk'intwari ikomeye ku buryo urifite atashoboraga gutsindwa. Ku bw'iyo mpamvu buri umwe wese yashaka kuba igihanganye ku isi no kubaka ubwami bwe butanyeganyega, akaba ariho yaheraga arwanya inkundura kugira ngo iryo cumu arifate mu biganza bye. Iri cumu ryagiye rihabwa amazina atandukanye, ariko iryahuriweho n'abantu benshi ndetse ni naryo ryatumaga rimaranirwa, ni icumu ritagatifu. Amateka y'icumu ryatewe mu Rubavu rwa Yesu Kristo agaragaza ko mu bami babayeho bagakora amateka yanyeganyeje isi, ngo Yesu Kristo ari we mwami w'abami, kuko ngo ab'isi yita abami b'abantu, kuko ngo ab'isi yita abami b'abami nabo bemeje kandi bakagaragaza ko hejuru yabo hari ubasumba, kandi ko kumwiringira ibyo bitanga icyubahiro, ubutware no kuramba. Niba aba bami bakaba barabishingiraga ku icumu ryatewe Yesu Kristo mu Rubavu, ndetse bakanavuga ko iri cumu ryabahaga ububasha, imbaraga zo gutsinda ingamba zitandukanye. Iri cumu ritagatifu ndimo kubabwira rigaragara mu Ivanjiri ya Yohani, umutwe wa 19:31 kugera ku 37. Umuco w'Abaroma bashinyaguriraga umurambo wifashishije kuwuvuna amaguru. Yesu amaze guterwa icumu mu Rubavu byabaye igitangaza karundura, kuko nta na rimwe byashoboraga ko umuntu yavamo amaraso n'amazi icyarimwe. Ibi abayoboke ba Kristo bahise bavuga ko aya maraso n'amazi byaturutse mu Rubavu rwa Yesu Kristo, ngo bivuge itorero rye gusa. Ariko abahanga mu by'ubuzima bavuga ko icyo atari igitangaza kuba mu Rubavu rwa Yesu Kristo havamo amaraso n'amazi, bakavuga ko ari ibintu bisanzwe nk'uko twabibonye haruguru. It's a matter of record that Nazi forces took possession of all the treasures of the museum, including the
placed in safekeeping in an underground bunker. But a number of conspiracy theorists writing on the subject of the Nazis and the occult go much further. nubwo abahanga benshi bagiye bagaragaza imyemerere yabo n'imyumvire yabo kuri iri cumu, ntibyabujije iri cumu kubikwa neza cyane ndetse n'ahantu hose ryagiye rishyirwa ngo hakunze kwiganzwa n'uburinzi budasanzwe. Ubundi kugira ngo bimenyekane kuri iriya cumu ririnzwe kandi ririho, imbarutso yabaye umugabo witwa Antonius wa Piacenza wabayeho mu myaka ya 570 nyuma ya Yesu Kristo, aho yivugiye ko yigera i Yerusalemu no kuyibonera ikamba ry'amahwa ryambitswe Yesu Kristo, ndetse nkanibonera iryo cumu ritagatifu ryatewe Yesu Kristo mu rubavu. Iryo cumu ryari riteretse iruhande rw'iryo kamba ry'amahwa. Gusa nanone nubwo uyu mugabo bivuga ko asa nk'aho ari we wavumbuye iri cumu aho ribitse, bivuga ko n'ubundi iri cumu ryari risanzwe rizwi, ariko rizwi cyane kubera agaciro ryari rifite. Ibi bigaragara mu gitabo cyitwa Encyclopedia of Catholics kivuga ko Musenyeri Cassiodorus wabaye mu kinyejana cya kabiri mu gihugu cy'Ubufaransa we yaribitse cyane aribika kure kuko ngo nawe yari arikomeyeho. Iki ni ikiganiro yobokamana, ikiganiro cya Radio Salus, utwumvira ku mirongo 97.0 ndetse n'101.9, aho ni ku mirongo ya FM ndetse no kuri TuneIn ushakisha Radio Salus, radio ya bose. Kwibutsa, iki kiganiro gikurikira wa gatatu ku isaha ya 7:30 ndetse no ku cyumweru ku isaha ya 9:30. Jye mukiri kumwe ndi Justin Nkunzimana. Umujyi wa Yerusalemu wafashwe n'umwami w'Abapirisi witwa Kosaro wa kabiri. Gusa nanone mu nyandiko zitandukanye ziswe Chronic Pascal bivuga ko zanditswe n'umwami w'abami Rikiriho, bivuga ko iri cumu ritagatifu rigeze kuvunika umutwe mu ntambara ryarwanishijwemo, kuko iri cumu ryakoreshwaga cyane nk'iritagatifu bari maze kuvunika umutwe wahise barijyana i Constantinople. Kuva mu kinyejana cya mbere kugera mu kinyejana cya gatandatu, iri cumu ryari mu biganza by'ubwami bw'abami bw'Abaroma ribitswe muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Umwami w'abami w'Abaroma yakoresheje icumu nk'ikimenyetso cyo gukomera ku bwami bwe, ndetse akavuga ko igihe cyose arifite ntawashoboraga kumurwanya ngo amutsinde. Iri cumu ritagatifu nako kandi ryasimburanaga mu biganza by'abami b'Abaromani uko ingoma zagiye zisimburana. Ikindi wamenya kandi iri cumu ritagatifu ryatewe Yesu Kristo mu rubavu, bivuga ko ryakoreshejwe mu ntambara y'Abakristo n'Abayisilamu, intambara yiswe Kuwazadi. Iyi ntambara yamaze hafi imyaka 200, aho rwari rwambikanye hagati y'Abakristo Gatolika n'Abisilamu. Mu rugamba rwatangijwe na Papa Irido wa kabiri utarimwisha ko Abayisilamu bakomeza kwigaruriza ubutaka butagatifu bari barigaruriye. Ubutaka bwari burimo umujyi wa Yerusalemu bafataga nk'umurwa mutagatifu ku bakristo. Hari mu mwaka w'1905 kiswe Kuwazadi ya mbere, nibwo urugamba rwari rwazitse. Muri icyo gihe abagabo bari buzwi nka Peter de Helmet we yari yaritse avuga ko bitarenze mu mwaka w'1996, umwaka umwe nyuma yawo, azaba yongeye kwigarurira Yerusalemu yari isanzwe yarigaruwe n'Abisilamu. Ibyo bivuga kubera ko yari afite icumu ritagatifu. Iryo cumu ryatewe Yesu Kristo mu rubavu hakavamo amaraso n'amazi. Urugamba rwarangiye mu mwaka w'1999, Yerusalemu yigaruwe n'Abakristo, ariko rusiga rworetse imbaga nyamwinshi. Wenda iby'intambara y'Abakristo n'Abisilamu tuzabira hamwe mu bindi biganiro, ahubwo reka tugaruke kuri rya cumu ryacu. Umwami w'abami w'Abadage witwaga Charlemagne yarwaniye gupfa kugira ngo iri cumu rishyikire. Yarikoresheje mu ntambara y'ingabo ze zizeraga ko iyo rishyize hejuru mu batsindaga urugamba nta kabuza, nuko ngo yarimanura bagatsinda. Uko niko ubwami bw'Abadage bwakomeje gufatira icumu ritagatifu nk'intwari ikomeye, intwari yabafashije kuba igihangange ku isi. Mu mwaka w'1806, ubwo ubwami butagatifu bw'Abaromani bwasenyukaga burundu, iri cumu ryatwaye mu nzu ndangamurage ya Hofburg iherereye mu mujyi wa Vienne muri Autriche. Mu myaka irenga 1000 ishize, iri cumu ryabaye nk'ikimenyetso cy'imbaraga ku bwami bw'Abaroma, uko ibinyejana byagiye biza ibindi bigahita. Iri cumu ritagatifu ryabaye agatangaza ku buryo Emperor Charlemagne we ngo yabanaga naryo ndetse akanararana naryo. Ibi kandi ngo byatumye atsinda ingamba zigera kuri 47 abikesheje iri cumu. Iri cumu kandi Hitler Adolf nawe yararyifuje cyane.
mwaka w'igihumbi kimwe mirongo itatu na gatatu ubwo Hitler Adolf yageraga ku butegetsi bwe, inzozi ze zabaye impamo ubwo iri cumu yitwaraga mu minyago y'igitero yagabye i Vienna mu gihugu cya Autriche. ubwo hari ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo itatu n'umunani, ari umwaka bivuga ko Hitler yiyahuriyeho, nibwo abanyamerika bateye igihugu cy'Ubudage, maze nabo iryo cumu ryatewe Yesu Kristo nabo bararinyaga. iri cumu kandi bivuga ko ariryo ryagize igihangange Amerika, maze bituma n'intambara ya kabiri y'isi igera ku ndunduro. abahanga batandukanye bemeza ko iri cumu ryaba ariryo ryatumye habaho intambara ya kabiri y'isi yose, kuko ngo Hitler ashobora kuba yarayitangije kuko yifuzaga nawe gutunga iri cumu ritagatifu. ibi bigaragarira mu gitabo cy'umwanditsi Trevor Levin Scott mu gitabo yise The Markham. Jesus. The actual crown of thorns, some of the nails, and the wooden cross on which he died. How did she decipher which one was the true cross of Christ? Well, she had a corpse brought in of a dead man and applied the cross to the corpse. The first cross did nothing, the second cross did nothing, and the third cross caused the dead man to rise up, and he was revived. And so therefore it was seen as a divine validation that this was indeed the true cross of Christ. As improbable as it sounds, this event was confirmed by early Hitler yamenye iby'iri cumu ko yakoraga afite inyota y'ubutegetsi ndetse no kuba umwami w'abami w'Abadage, afite n'inzozi zo kubyutsa ubwami bw'Abadage mu Burayi. yumvaga icyamufasha kugera ku nzozi ze nta kindi uretse gushyigikira icumu ritagatifu ryatewe Yesu Kristo. ku wa 12 Werurwe umwaka w'igihumbi kimwe mirongo itatu n'umunani, ingabo za Hitler Adolf zigaruye igihugu cya Autriche, ariko azana amabwiriza yo kurwanira gushira, ariko bagashyigikira icumu ritagatifu. yababwiye ko ntawemerewe kurikozaho ibiganza mbere y'uko arikoraho. bidatinze nyuma y'iminsi ibiri, ariko wa 15 Werurwe umwaka w'igihumbi kimwe mirongo itatu n'umunani, Hitler yakandagiye umujyi wa Vienna Autriche, rugashyira mu biganza by'icumu ryatewe ku rubavu rwa Yesu Kristo, aritewe na Longinus mu mujyi wa Nuremberg, aho ryari ryarashyizwe na Charlemagne mbere y'uko ryagwa i Vienna. umujenerali w'umunyamerika witwa George Patton wigise iri cumu rigaba irinze ubukristo ku isi, yagize inyota yo gufatira icumu mu biganza bye, kuko yumvaga kugira akanabitwara mu gihugu cye cya Amerika mu butwari no kuzana intsinzi n'ubuhangange ku gihugu cye. ibi byatumye ubwo yarwanaga intambara ya kabiri y'isi, Patton yarwanye Kundura kandi ashyiraho n'itsinda ryihariye ry'abasirikari, bakaba ibikoresho bikomeye kugira ngo byanga byakunda bashyikire iri cumu. nyuma y'intambara y'imyaka 5 umwaka w'igihumbi kimwe mirongo ine na gatanu, ubwami bwa Hitler bwarasenyutse ndetse n'ingabo za General Patton w'umunyamerika zishyira icumu ritagatifu zirikuye mu buvuzi ryari ryarashyizwemo n'ingabo za Hitler mu mujyi wa Nuremberg. gusa nubwo iri cumu risa naho ryagiye ribikwa ahantu henshi hatandukanye, abenshi bemeza ko icumu rya nyaryo ntaho ryigeze rijya, ndetse ngo ribitse ahantu hamwe. mu myaka y'igihumbi na magana abiri nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, hari irindi cumu ryavuze ko ariryo ryatewe Yesu Kristo mu Rubavu. iri cumu ryasanzwe mu mujyi wa Krakow mu gihugu cya Polonye. iri cumu kandi bivuga ko ari iry'iganano, kuko muri iriya myaka nk'uko nabikubwiye haruguru, umuntu wabaga afite ririya cumu yafatwaga nk'umuntu ukomeye, bityo ubwami bwinshi bwabo bufite izina ku isi yifuzaga ririya cumu ndetse bakanarirwanira, kubera icyizere yuko ririya cumu ryatangaga imbaraga ndetse n'ubushobozi. gusa iri cumu ry'iryiganano ryayo ngo yongeye guhabwa umwami w'igihugu cya Hongariya nk'umugisha. nyuma y'impaka ndende mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo itanu na rimwe, icumu ritagatifu ryasubijwe mu ngoro ndangamuco ya Hofburg mu mujyi wa Vienna Autriche. aha kandi ubwo Hitler yarikuye akaba ari naho riri magingo